Yesu ndaje ndaje ngenzu kushaka Isa kawe niho onera kuruhuka mahema yawe niho onera mu mahema yawe niho mbonera amahoro kandi mu bwiza bwawe niho mbonera kuruhuka data nyiri ngabo kandi nyiri impuhwe ugira ibambe ryose iki ni igitondo twongeye kubona cy'umugisha ni igitondo kidasanzwe kandi ni igitondo waduhaye kutunezererwamo ni igitondo waduhaye kuzinduka dufite umunezero abisi badafite kubera ko abakumenye twamenye ko nta handi bakura ibyishimo usibye kuri wowe niyo mpamvu muri iki gitondo tuzindutse kugira ngo imitima yacu nayivuge ivuga amashimwe yawe ivuga gukomera kwawe kandi ivuga imirimo ihambaye wakoze kuko twakubonye mu gihe cyari gikomeye izina ryawe rishirwe hejuru ya byose kuko uri umwami iki gitondo rero tuzindutse imitima yacu iguwe neza kandi imitima iranezerewe kuko twongeye kubona turi amahoro nyemerera muri iki gitondo twongere gufata akanya ko gushima wowe uri kunyumva ufatanye nanjye tubwire Imana ngo twongeye kubona igitondo kidasanzwe kandi ni igitondo cy'umugisha ndetse n'igitondo tuguwe neza n'igitondo imitima yacu inezerewe kandi n'igitondo twizihiwe kubera ko twongeye kumva ineza y'Imana igenda muri twe nshuti yanjye ntago nzi ko waramutse ntago nzi ko bwakeye ariko data arabizi kandi data iki gitondo turabawe kuko ni wowe mwishingizi wacu ni wowe twishingikirijeho niyo mpamvu tuzindutse turahatandukanye kugira ngo twongere gufata akanya ko gushima tuvuge ku mitima yacu inezerewe nyemerera wowe nshuti yanjye uvugane nanjye muri iki gitondo niba unteze amatwi dufata akanya gato twibuke ineza y'Imana twibuke urukundo rwayo twibuke kugira neza kwayo tuvuge ngo data imitima yacu yongeye kugubwa neza kandi imitima yacu yongeye kunezererwa kuko turi amahoro twabonye byinshi byari bikomeye tubereza amaso kubera ko twari dufite uburinzi buva kuri wowe niyo mpamvu iki gitondo tunezerewe twari dufite byinshi byaturushaga ndetse n'ibyatugoraga ariko twagize umugisha twabonye amahirwe kuko tugufite ayo mahirwe twabonye n'ibyishimo n'umunezero kandi uyu munsi biratwuzuye ndetse tuguwe neza ku bwabyo data wagize neza kuko wakoze imirimo ikomeye twe tutari kubona icyo dukoraho waturwaniye intambara nyinshi twe tutari kurwana kandi kuko amaso yacu yarabibonye amatwi yacu yarabyumvishe ndetse ibiganza byacu byakoze kuri ibyo bitangaza iki ni igitondo kidasanzwe ni igitondo cy'umugisha kandi ni igitondo tubonye kuko tugize umugisha wo kugubwa neza data ndabizi neza ko two dusenga uko tuvuga imirimo yawe muri iki gitondo hari abuze aho bavuhera bavuga imirimo yawe kubera amarira menshi bari kurira y'ibyishimo kubera abandi kandi nabo bari kurira amarira y'umubabaro
abantu benshi barira amarira ariko haraba bishimye ibyishimo bikabarenga bakarira natwe hari ubwo byaturenze turarira ariko nanone hari ubwo benshi bafite amarira y'umubabaro wabanye mwinshi natwe hari ubwo umubabaro wabaye mwinshi umubabaro wabaye mwinshi turarira marira tubana menshi ariko nanone hari umunsi wawe gusetsa abantu impamvu iki gitondo data tuzindutse turinginze nukuri ngo umuntu wese igihagazemo igihe harimo uyu musure kugira ngo ugarirarira amarira y'ibyishimo kandi umutima unezererwe ndabizi neza ko benshi bafite agahinda kandi bababaye kubera ibihe bacamo bararwaye bararwaje barafunzwe bafite ababo bafunzwe barajya gushingura bafite abo bavuye mu mubiri bamaze guhomba muri business baratashe abandi imibereho nayo irabacunaguza ari imibereho irabavugisha amagambo atavugwa abandi mu rugo byaranze bararabarira bugacya barira bakirwa barira abandi barapfundikanya ubuzima baterateranya byanga abandi nabo uyu mwanya barigunze abandi baraye hariya mu ruhurura abandi baraye babundeje ku muhanda abandi babuza aho baryama bandi baryamye heza ariko data icyo mvuga ni kimwe nuko umutima w'umuntu wese uriho muri iki gitondo impamvu ari kunyumva nuko ari muzima impamvu ari gusenga nuko ari muzima impamvu tuvugana muri iki gitondo nuko ari muzima iyo mpamvu dufasha ako kanya turavuze ngo ibi bihe byose ibyo bintu byose muri ibi yaravuze ngo ibyago n'amakuba ni byinshi nabyo ni byinshi ibitera abantu kubabara ni byinshi ariko byose uko bingana niwe wenyine ubasha kumwenyura umutima w'umuntu niwe ushobora gutuma umuntu abumbura umunwa agaseka akavuga akishima akagubwa neza twanyuze mu bihe byadukomereye twanyuze mu bihe byatugoye twanyuze mu bihe byatuvunnye ariko uko byanganaga kose ntago byatwishe nyamara byashaka kutwica byadushakiraga ubugingo byadushakiraga n'ubuzima ko byashaka kuturimbura ariko kubera icyo waduhagazeho wari ufite umugambi ukomeye ku buzima bwacu wari ufite umugambi ukomeye ku mibereho yacu wari ufite ibyo ugambiriye by'intambwe uzaduteza ukatugeza hakurya muri rimwe yarangije abango maze ningera hakurya maze kwambuka rya rembo ndasutse ngeze hakurya ndiho ndeba ubwiza bwaho ndiho ndeba amahema yaho ndiho ndeba uko hatatse ndiho ndeba Yerusalemu yo mu ijuru ndimo nitegereza wa murwa w'abaririmbyi baririmbye ngo igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru kandi icyo gihugu barangije benshi bagaruka ku bwiza bwacyo bavuga amabuye agitatse bavuze uko cyubatse bavuze amahema yaho bavuze ubwiza bwaho nta mwijima ubayo abaho bose baranezerewe nta mubabaro ubayo nta bupfubyi bubayo nta gahinda kabayo nta kwiganyira kubayo nta byaha bibayo nta mushiha ubayo nta nzangano zibayo nta nzoga zibayo nta businzi bubayo nta na kimwe kibayo maze ageze yatumbiriye yarebye atangira kubona iby'amaso atigeze kubona atangira kumva iby'amatwi atigeze yumva atangira kugubwa neza aho ngaho niho tuzaba inshuti yanjye kandi nzi neza ko umunsi twagezeyo umunsi tuzaba duhari njye nawe tuzanezererwa iki gihugu barakivuga ariko umunsi nanyakubwire ngo uzabona iby'amaso yawe atigeze abona uzumva iby'amatwi yawe atigeze yumva ndagira ngo ubwire ko ubuzima bwawe ntuzaba ukibutekerezaho n'imibereho hari umunsi uzaruhuka iyo mihate yose iri kukubabaza
nyamara bakwizeye bose uyu munsi bafite umunezero, uyu munsi baranezerewe kandi uyu munsi baguwe neza, uyu munsi bafite ibyishimo, uyu munsi imitima yabo iraseka kubera ko nta kindi cyabashimisha. Mwisi nta kindi cyashimisha umuntu, mwisi nta kindi cyaduha ibyishimo, mwisi nta kindi cyaduha umunezero, mwisi niki cyatuma abantu baseka, ko mwisi ari imibabaro gusa, ko mwisi ari agahinda gusa, ko mwisi ari amahane, ko mwisi ari ubwihebe, ko mwisi ari ubugome, ko mwisi ari ubugambanyi. Niki kintu cyatuma umutima ugubwa neza? Umuririmbyi arangije aranezererwa aravuga ngo ndakwihaye wese, kuko menye ko muri wowe ariho mbasha kuruhukira kandi ariho mbasha gutura. Nshuti yanjye, ubwo uramutse ufite gahunda ngo tuzinduke dusenge, nuko uzi neza impamvu yo gusenga, nuko uzi icyiza cyo gusenga. Gusenga no kuganira n'Imana, gusenga no kuvuga imirimo y'Imana, gusenga no kuvuga iby'Imana yagukoreye, gusenga no kubwira Imana ngo nongeye kuza imbere yawe, ndakwihaye wese. Umutima wanjye wuzuyemo amashimwe n'ibyishimo nyine, kubera ko mbonye ibyo ntari kubona mbiheshejwe naho mvuka, mbonye ibyishimo ntabiheshejwe n'amashuri nize, mbonye ibyishimo ntabiheshejwe n'umuryango navutsemo, mbonye ibyishimo ntabiheshejwe n'umuntu uwo ari we wese, kuko mwisi twabonye abo twahaye urukundo igihe kinini batarabonye icyiza cyarwo, barwitwayemo nabi, baratuvunye, baratugoye, baraturemereje, kandi imitima yacu barayikomerekeje. Nawe urabizi ko bagukomerekeje umutima mu gihe cyose wabahaye, nawe uzi uko byagutwaye imbaraga, ariko babitesheje agaciro, ntabwo bigeze babiha agaciro, ntabwo bigeze babiha agaciro. Byarakubabaje kandi byaragusenye ndetse byarakugoye, umutima wawe barawuremereye kandi umutima wawe barawuvunnye, barawuvuna, barawugora. Nyamara uwo muntu wahaye urukundo niwe waguhemukiye, ariko uyu munsi Yesu ntaguhemukira. Ninde wabyutse mu gitondo nk'iki turi gusengana? Ninde wazindutse mu gitondo nk'iki cy'umugisha turi gusengana? Nshuti yanjye, ninde turi gusengana muri iki gitondo ngo dukomeze gufatanya imirimo y'Imana n'ibyo Imana yakoze? Yesu ndaje, ndaje ngenzu kushaka
ndakwihaye Yesu, kandi ndakwihaye kuko umutima wanjye unezerewe. Data, iki ni igitondo kidasanzwe kandi ni igitondo cy'umunezero, kubera ko imitima yacu iguwe neza. Twaryamye birakunda ndetse twabyutse birakunda. Ejo uyu mubyeyi uri kunyumva yari afite umubabaro, ntiyarazi ko buri buke ariko bwakeye. Uyu mugabo uri haranyumva muri iki gitondo ntago yarazi ko bwacya ariko bwakeye. Nyamara ejo mu gitondo ntiyarazi ko buri bwire ariko bwarije kandi buracya. Muri iki gitondo ntabwo yarazi neza ko yagezayo, ariko ubu turi kumwe muri iki gitondo turi gusengana. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mumama turi kumwe niko nawe yabitekerezaga, yabonaga bikomeye atizeye ko byakunda, ariko imirimo ikomeye ihambaye. Turagushimye Data kubw'ibyo wakoze, turaguhimbaje kuko wagize neza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twanyuze mu bihe bigoye kandi twanyuze mu bihe bikomeye byaruhije umuntu. Umutima w'umuntu wari urushye, umutima w'umuntu wari uremerewe, umutima w'umuntu wari ubabaye, ariko muri iki gitondo wafashe umutima urawuturisha. Ufata umutima wari ubabaye, wari uvunitse, wari ukomeretse, umutima urawuturisha. Umutima w'uyu mubyeyi nta wundi wari kuwuturisha kubera agahinda yari afite. Umutima w'uyu mugabo nta wundi wari kuwuturisha kubera umubabaro yari afite. Uyu mukobwa yari arushe kandi yumva nta byiringiro afite by'ubuzima. Ntabwo yabonaga icyerekezo cy'ubuzima, ntabwo yabonaga uko bizagenda. Uyu munsi yavuye mu mubyeyi. Uyu uri kunyumva yamaze igihe kinini nta rubyaro, nubwo hari benshi bakitegereje, nubwo hari benshi bashaka urubyaro, ariko uyu yari amaze iminsi myinshi ntiyari yizeye ko azabyara. Bamwitaga amazina, kandi amazina atari make, kandi amazina atari meza. Ariko uyu munsi yabaye mama w'umwana, yabaye mama w'abana. Nyamara mbere bamwitaga mama w'amahanga gusa, kuko babonaga nta rubyaro. Hari ubwo umutima w'umuntu bashaka guturisha ngo bakamwita mama w'amahanga. Nubwo bamwita mama w'amahanga, afite umubabaro, arababaye, afite agahinda, nta byishimo afite, nta munezero yabona. Yawukura hehe? Iyo yashatse bamwita amazina buri munsi, ndetse benshi n'abagabo babo bananiwe kwihangana, ukibaza ko ari we bireba wenyine. Afite umubabaro, afite agahinda, yarihebye, nta byiringiro afite. Ariko muri iki gitondo twongeye kumva umwuka w'ibyiringiro umanuka mu mitima yacu. Twongeye kumva umwuka w'ibyiringiro ugendagenda muri iki gitondo. Reka uyu munsi umunsi udasanzwe ku buzima bw'unkurikiye. Reka uyu munsi umunsi udasanzwe ku buzima bw'unteze amatwi, kuko hari ibihe bikomeye, hari ibihe baciyemo, hari ibihe yanyuzemo bimubera bibi cyane. Uyu munsi Data ndabizi neza, ijambo ryawe rirambwira ngo wababaza umuntu ntiwamubabaza iteka, wamugirira ibambe, kandi wenda uwaraye arira bwaca mu gitondo aseka yishimye. Niyo mibereho yo mu isi, nibwo buzima turi gucamo muri ibihe. Data ndabizi neza ko benshi aho bari hirya no hino, iyo basenga ari ubwo basenga bavuga imibabaro yabo, ari ubwo batibuka gushima ibyo wakoze, bakumva imibabaro yabo ari bashira imbere. Iyo babona ibyo basengera bidakunze, benshi bariheba, bakabura ibyiringiro, bakabura ibyishimo muri bo, imitima ikabahagararamo. Ariko ndahumuriza umugenzi wese uri mu rugendo, ndahumuriza umugenzi wese uri kunyumva. Mu kanya twavuze ngo icyo gihugu tujyamo ni igihugu cyiza, icy'amata n'ubuki. Ni igihugu tuzabona iby'amaso akumbuye kubona atigeze abona. Ni igihugu amatwi yacu yifuza kumva ibyo atigeze yumva. Uwo munsi azabyumva. Uwo munsi wowe uzaba umeze gute? Uwo munsi uzaba uteye ute? Ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi w'umunezero ku bitwa abana b'Imana, ku bitwa abo yatoranije. Ariko nanone ni umunsi w'umuborogo, umunsi w'agahinda, ni umunsi w'abatarigeze bamenya. Rimwe na rimwe hari ubwo tubyizera, bandi bakatwita abasazi. Rimwe na rimwe hari ubwo tubyizera, bandi bakamva ko ari ibyo bataye umutwe. Ariko ndagira ngo nshuti yanjye nkubwire, hari umunsi uzagera ubwo utazamenya.
ubwo utazabona, ubwo utazongera kumva ibyo nakubwiraga, ubwo utazongera kumva ibyo nakuganirizaga uyu munsi muri iki gitondo. Niba utaratera intambwe ngo uture muri uwo mwami, yavuze amagambo akomeye aravuga ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugenda kwa data ntamujyanye. Arahari ateze ibiganza kugira ngo nawe uza kwakire. Nta kindi bisaba, ni ukwizera ko uwo mwami yapfuye kandi yapfiriye wowe. Umaze kubyizera, umutima wawe ukabyizera, ukizera ayo magambo, kanwa kawe kakabyatura, ubundi urakizwa. Ndagira ngo mbabwire, benshi bari kurwana n'imyuka mibi, benshi bari kurwana n'imyuka batongerejwe, benshi bari kurwana n'ibintu by'iwabo, abandi bamararwana n'ibyo babatumyeho, abandi bararwana n'ibyatuwe n'akanwa k'abandi bantu babavuga, babatura ngo batwaye ifoto yawe, ngo bayijyana mu bapfumu, ngo bayikoreraho ibintu, imihango. Batwaye ifoto yawe bayijyana mu barangi, ngo bayivugiraho ibintu. Iwanyu baragutambye, bene wanyu baragutambye, bakuvuzeho ibizakubaho barabyatura, babwira abakurambere biwabo, imyuka mibi y'iwabo, barabwira ngo uyu mukobwa uzavuka ari ubuheta mu muryango wacu, cyangwa uzavuka ari imfura, cyangwa uzavuka ari umuhererezi, cyangwa uzavuka ari uwa kangahe. Turamubashingiye, wowe ukaba uri aho uhora mu ruzerero, urana n'abagabo utazi, imyaka imaze kuba 35, maze kuba hafi 40, raruzengurukana n'abagabo utazi buri munsi. Ni wowe ibi byose babyoherejeho, wowe ntacyo ukoraho ngo gikunde, icyo ukozeho cyose kiranga. Niko bavuze, niko batuye. Ariko ndashaka ngutangariza muri iki gitondo, iyo myuka yose urwana nayo, izo mbaraga zose uhanganye nazo, ni imbaraga z'ibyaremwe kandi ni abantu batuye n'akanwa kabo baravuga. Niyo mpamvu muri iki gitondo nawe witeguye guhangana n'iyo myuka mibi, guhangana n'abo badayimoni, guhangana n'izo mbaraga. Ukavuga ngo nanjye narisobanukiwe, nanjye naramenye. Nshuti yanjye, iki ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umugisha cyo kugira ngo usobanukirwe ukwiriye kuvugamo. Niki cyaturuka muri wowe? Urara urota inzozi mbi, urara wirukanka, nturyama, ucya wananiwe kubera ko utari uhari, wari wagiye kuzerera mu isi, wari wagiye kwirwa uzenguruka mu miruho, wari wagiye kwirwa wikoreye imitwaro y'abandi, wari wagiye gutwaza abantu mu ijoro, wari wabaye umukarani mu ijoro ngufu, kandi wari uzi ngo uraryamye. Wararanye n'abagabo barenze umwe bakuvunaguye, wararanye n'abagore utazi, wararanye n'ibyaraye biguhondagura bigukubita nkaho hari icyo uzira. Bukeye mu gitondo uhangayitse, umutima uguhagazemo. Ariko nshuti yanjye, ega amatwi muri iki gitondo wumve ijwi ry'urangurura aca muri nge, aravuga ngo mwana wanjye nakumenye kera utarawe urusoro mu nda y'ababyeyi bawe, mu nda y'umubyeyi wakubyaye, ndakuzi utaraba mu rusoro. Uyu munsi ndagufite mu kiganza cyane. Bwira data uti naraye muri ibi, sinzi uko biza, ndashaka guhishurirwa n'uyu mwuka. Sinzi uko bintera, ndashaka guhishurirwa n'uyu mwuka. Mu izina rya Yesu Kristo, musenga ubudasiba, ntimucogore gusenga. Nutambuka usenge, nugenda usenge, nuryama usenge, ibyo ukora byose usenge. Hangane n'uwo mwuka mubi, ubwire ngo wa mwuka we, nasobanukiwe ibintu gikomeye. Namenye ko wakohereje, ibyo narabisobanukiwe. Namenye ko bakuntumyeho, ibyo narabisobanukiwe. Ariko muri iki gitondo ndahamanya n'umwuka w'Imana uri muri nge ko watsinzwe. Wa mwuka we, mvaho, genda. Uwabyatuye yakoresheje akanwa, kuko ntago yanjyanye ngo ari nge ukora iryo sezerano. Ni isezerano ryakozwe n'abantu mu isi y'umwuka.
ariko uyu munsi nasobanukiwe ko data namenye Kristo wanshunguye akamenera amaraso ku musaraba, uzampa ubugingo buhoraho, yanyemereye ubuzima bwiza nkiri mu isi. Nawe ibiryo byose babigukuyeho, urya utoranya kuko ubuzima bwawe buri habi, buri mu kaga. Amafaranga warayaruhiye, amafaranga urayavunikira, amafaranga urayakorera, amafaranga atuma uhemuka, amafaranga atuma uhemukira abantu. Amafaranga yatumye uba ikindi kintu. Amafaranga yo gatsindwa. Ariko uyu munsi urarya uri gutoranya, baragutoranyiriza ibyo urya, ntago wemere kurya byose. Baguhitiramo uko uryama n'uko ubaho, ntago wemere kuryama ahantu hose ubonye. Wabyumvisha imibereho, wabyumvisha ubuzima bwo mu isi, wabyumvisha ibitugora, wabyumvisha ibyo turwana nabyo. Ibyo bya buri munsi, niki cyanezeza umutima w'umuntu muri ubu buzima? Niki cyanezeza umutima w'umuntu muri iyi mibereho? Niki kintu cyakora ku mutima wawe kigatuma wumva uguwe neza? Ntacyo. Kubera ko isi irakurusha, nabo wabyaye barakurusha, nabo mwavukanye barakurusha, n'ababyeyi bawe barakurusha, na business irakurusha, n'udufaranga duke utunze natwo turakurusha. Komeza guhangana nabyo. Uyu munsi yari utwara umaze kugira, none natwo ntiwemereye kuturya. Icyo usabwa no kujya muri siporo no kunywa amazi. Kaho nawe umbwire rero, ibi byaguteranyije n'abantu, ibi byakuvanze n'abantu, ibi byatumye ubigicibwa, ibi byatumye bakwita amazina, ibyo waruhiye, ibyo wavunikiye uyu munsi ntago uri kubirya. Ngo Nyamutunzi na Lazaro, ngo Nyamutunzi abwira Lazaro ngo none wenda wantonyangiriza igitonyanga mu kanwa k'umuntu wawe unyishe. Ngo Nyamutunzi aravuga ati se basi nabona amahirwe yo gusubira iwacu, nkabwira aba baturanyi twari duturanye b'abakire b'abasirimu, bamwe twasangiraga tugaheza abakene inyuma. Ese wanyemerera nkagenda kubwira abavandimwe banjye? Wanyemerera kugenda kubwira inshuti zanjye? Inshuti yanjye ntago byamukundiye, kuko yarabwiwe ngo bazumvira abahanuzi. Ariko umutima w'abantu, ese uremera kumva? Ese ukeneye wapfuye umunsi akazuka kugira ngo akurondorere uko bigenda? Yesu wenyine araguhagije. Ibyo nkubwira, Kristo wenyine araguhagije, kuko ibindi byose mu isi uvunikira bizarangirana nayo. Tubonye abantu benshi bahemutse, tubonye abantu benshi babyaye ubugome, tubonye abantu benshi banze gusangira n'ababo, tubonye abantu benshi, twumvisha abantu benshi babaye ibicibwa, barabaciye mu miryango. Tubonye abantu benshi badafite agaciro hano hanze, tubonye abantu benshi bagayi. Ariko umva nkubwire inshuti yanjye, hari umunsi tuzumva impanda, hari umunsi tuzumva impanda, hazaba umunsi tuzumva w'impanda, harabagira n'ijuru ryose. Yesu witanze ngo ambere umukiza, azima ingoma uwo mwami wanjye. Dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanjye abihamba mu mva, maze arazuka ngo amuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Oh, haleluya. Ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umugisha.
ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'umugisha. Nyamara uri kuzinduka mu gitondo kugira ngo ugende mu kazi, nyamara urabizi neza ukuntu byagenze kugira ngo ako kazi ukabone. Nta mwana w'umuntu wari kubigiramo uruhare, ni ubutabazi bw'Imana. Nyamara uri mu bitaro uri kunyumva, urababazwa n'umubiri, nyamara ntako abaganga batagize, ndetse n'abarwaza batangiye kwiheba, batangiye gucika intege. Ariko nshuti yanjye, muri iki gitondo ndakwinginze kugira ngo unyumve. Humura nubwo isi iri kukubabaza, humura nubwo umubiri uri kukubabaza, humura nubwo ufite akababaro, Data ari hafi yawe. Ubu nonaha wajya kubona ukabona isura yinyuze imbere yawe, wajya kumva arakongoreye, wajya kumva umubiri uhindutse imbeho, wajya kumva gukozeho, wajya kumva ntago bisanzwe. Wahaguruka nonaha mu izina rya Yesu, watungura abaguhagaze iruhande mu izina rya Yesu. Erega umubabaro wawe ni uw'agahe gato. Muririmbyi yaravuze ngo imibabaro ni igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito, tuzabona umwami wacu. Hari umunsi uzaba utari kubabara, maze nutumirwa ugiye gupfa, ugira ibyishimo bitavugwa. Uvuga uti ntago nitaye kuri bya bindi byose, ntago nitaye kuri bya bindi byose. Ese babandi barwaye hariya batabasha guhaguruka, ubona bafite umwanya wo kurwana n'ibibanza, ubona bafite umwanya wo kurwana n'inzu, ubona bafite umwanya wo kurwana n'imibiri kugira ngo babone ibyo barya. Ese ubona bafite umwanya wo guhangana na business, cyangwa bafite umwanya wo kwibaza ku buribwe bari gucamo. Umubiri uraryana, kandi ntabwo wihitemo umubiri ufite uyu munsi. Waravutse wisangaho uri ku isi, atari uwari wabigizemo. Nyamara iyakuremye ikakubumba ikagushiraho, yari ibizi ko uyu munsi uzaba uri umutako wayo mu isi, uzaba uri umunezero wayo mu isi. Wowe uri uwo yaremye mu mirimo myiza yakoze, uri uwo yaremye mu mibereho myiza yayo, muri kamere yayo, mu isura yayo. Wowe uri kunyumva urasa n'Imana, nubwo utari kubyitaho kubera imibabaro uri gucamo, kubera ubuzima bukugoye. Kurya birakuvuna, kurya n'ubuzima bukomeye, no kunywa ntubibashije. Benshi byarabananiye kubera ko batabyemerewe, ariko hari n'ababibuze kugira ngo babirye. Nguko ubuzima bumeze, nguko uko ubuzima bwubatse. Ariko ndabizi kuri kunyumva nshuti yanjye, imbere yawe hari umukiza arimo arakubwira ngo, mwana wanjye ndakuzi. Nubwo uri guca muri ibyo bihe bikugoye, mwana wanjye ndakuzi. Nubwo uri guca muri ibyo bihe bikomeye, mwana wanjye humura ndakuzi. Nubwo benshi babona kuri kwandavura, humura. Twabonye neza y'Imana, twabonye urukundo rw'Imana, twabonye kugira neza kwayo. Ni ibihamya bihamiriza abandi. Ndabizi ko urwaye, ndabizi ko Mwuka arimo arambwira kugusengera uri umurwayi. Ibintu ni bibiri. Ndagira nkubwire ngo haracyari misiyo yo gukora mu isi Imana ikubikiye. Ndabizi ko hari benshi bagerageje kwiyahura ngo bapfe kubera ibibazo, kubera umutima wabo watatswe n'umugome, akabumvisha ko nta kindi cyatuma bagira amahoro usibye kwiyahura bagapfa. Uko ni ukuri, niki imitima yabibabwira, ariko ntabwo ariko kuri. Ko umubyeyi abareba n'amaso ye y'imbabazi. Ndagira ngo nkubwire ukuri, nshuti yanjye, warwara ukaremba ugapfa, ugiye he?
uruhutse imirimo n'imihati yo mu isi, usigiye umuryango akababaro. Ese uri kumva impamvu yo gupfa kwawe? Numara kwambuka rwa ruzi ugeze hakurya, aho abandi batareba, aho uri wenyine, aho ngaho, aho ugiye gutura nihe? Tureke nawe usize. Hari byinshi byo gukora ugifite mu isi. Data ntago yemera kukurekura nubwo uri kubabazwa n'ubwo buzima, ariko buzashira, uzabaho. Abana bitegura kujya ku ishuri, abana bagomba kujya kwiga cyangwa se batangiye amasomo. Muri iki gitondo urahangayitse kuko udafite uburyo bw'uwo mwana bwazajya ku ishuri. Ntabwo ufite uko uzabigenza, ntabwo ufite minerivare, ntabwo ufite igikoresho na kimwe, ntabwo ufite ukuntu na kumwe uzabigenza. Ejo naganiraga n'umwana, Imana yamukoreye igitangaza. Amaze umwaka atiga, mwana muto w'umukobwa. Ejo umuntu aramuhamagara ari mu Burayi, aramuhamagara amubwira ati ndashaka kujya kwiga. Ati kandi nkwereje amafaranga. Noneho yari kumbwira ati na n'ubu ngubu ntago amaguru arahagarara, ndumva nshaka kwikubita hasi kubera amaguru ari gutitira. Amaguru arimo imbeho nyinshi kubera ntago ndiho ndumva ko imibare ndi kubona y'amafaranga ari ibyanjye. Mbona ibyishimo byirukanka mu maso y'umwana uri bugiye ku ishuri. None umutima w'umwana utazajya ku ishuri umeze gute? Umwaka ushize ubwo yatangarizwa ko atabasha kwiga kubera ko atabona amafaranga, yagize ikiniga kinini ararira. Yarambwiye ati Emi, nararize ku buryo bushoboka, narababaye. Ariko wumve wa munsi wahinduwe n'undi munsi wo guseka. Ngiyi isi ukuntu yirwa igaragaza abantu hagati, isi yirwa itugaragaza hagati. Nta buzima, urakata muri Kigali, wakata warenga metero ukishyura, ukenera akantu kose ukakishyurira, wajya kureba ugasanga ibyo wishyura ntubifite. Ariko nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire, mu ijuru imbere y'Imana hari umuntu tuvugira, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, niwe utuvugira. Mahema yawe niho onera amahoro. Ntahandi twabonera amahoro, ntahandi twabonera ibyishimo usibye kwa Data honyine. Muririmbyi arangije aririmba ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro. Haleluya. Nta mahoro yuzuye dushobora kubona muri iyi si usibye kwa Data honyine no hasendereye amahoro. Nshuti yanjye, ndabizi ko iki gitondo hari ibyo Imana yakuvuzeho, warabyumvishe, warabimenye cyangwa nta n'ibyo uzi. Byose Data azabikorera kubwo kwiyubahisha kwe, azabikora kubw'urukundo rwe n'imbabazi, ntazabikora kubera ko wakiranutse.
benshi hari ubwo bavuga ngo twakiranutse. Data ko twagukoreye niye mpamvu? Ariko Yesu yasubije abo Yohana yatumye ngo mugende mu mubwire ngo impumyi zirahumuka. Abantu barumva ubutumwa bwiza. Eske ibyo byari bihuriye n'ikibazo yari amubajije? Ko yari akeneye gukira, ko yari akeneye kuva mu nzu y'imbohe akagera hanze. Ariko ndagira ngo ubwire ngo igihe cya Yohana cyari kirangiye mu isi. Niba nawe igihe cyawe mu isi kirangiye, uzaruhuka, uzasanga sogokuruza Aburahamu. Ntabwo uzagenda wivovota ngo Mana kuki ubyemeye. Ntabwo ariko babwira Imana, ntabwo ariko basenga. Mana ibi ntiwabyemera. Ntabwo yabyemera. Babambye Yesu irabyemera. Stefano wamuteye amabuye irabyemera. Saduraka, Meshaki na Abedenego bagiye mu itanura ry'umuriro irabyemera. Daniel yagiye mu rwobo rw'intare irabyemera. Noneho ntabwo wabyemera ko yakwemera kupfa. Noneho ntabwo yabyemera kucura mu bwo buzima uri uracamo. Kubera iki se? Ahubwo umva impamvu, umva isengesho rivuga gute? Rivuga ngo igende ihone igendagendamo uyu munsi. Kirimo kiranyinjiza mu gihe ngomba kwinjiramo ejo. Kirimo kirankura mu gihe mazemo iminsi. Imirimo yankomeje kuyibona Data. Habwa icyubahiro. Kutamenya gusenga none. Ngomba kumenya gusenga. Nshuti yanjye we tuzindukanye muri iki gitondo. Wasanga ugiye mu kazi, wasanga ugiye gushakisha, wasanga byananze, wasanga uri no kurira, wasanga umaze no kurira, wasanga uri guseka, wasanga waracuramye, he nabo bucya ugasanga baryamye bacuramye kandi azi ko yaryamye neza. Wasanga waravunaguritse ijoro ryose. Wasanga abandi aribwo bari gutaha bakarayemo banyweye za yose. Bandi baraye biba, ubu barimo baratahukana ibyo bibye, bagize umugisha no bakubita imijugujugu ngo bafate, bagiye kugabana ibyo bibye. Abandi baraye bacuragura birukanka. Kera nigeze kuba ahantu mu rugo rumwe narayemo ndi umushyitsi, ariko mari ngiye nyine umucuraguza araza nijoro. Abaturanyi barabibona ngo arazenguruka inzu. Bikiye mu gitondo ariko se ngiye ko nta kintu nabaye. Ariko ngo ubwo arimo araroga. Babandi baraye birukanka baroga. Rero amazuba abantu abantu baraye mu bintu bitandukanye muri iki gitondo burakeye. Ariko ndakubwira ngo unyumve neza, ubu uri umurozi birakureba. Ugomba gukizwa cyangwa ugapfa, ukareka abantu b'Imana bakabaho. Wenda waraye wibura umujura, warawirukanka uri umujura. Hese ubwo buzima wahisemo ko bagenzi bawe batabuhisemo ntibariho. We ni witekerezaho wenyine. Mutima wawe kubwire ngo ibyo urimo ni urupfu uri kwikururira. Urimo urirahuriraho amakara. Nshuti yanjye, uzapfa usize nkuru kimusozi. Uzapfa abantu ntibazavuga ngo turaruhutse. Dukiza umugome, dukiza umujura, dukiza umurozi ku musozi aho utuye. Umusinzi karahutaka ugenda arira nijoro aririmba mu muhanda, utamubazane n'agasukari mu rugo, utamubaza n'umunyu n'uw'igikukuru ntawuzi ntawugura. Arahiga ubugabo gusa. Ariko mva nkubwire nshuti yanjye, none uyu munsi twagiriwe ubuntu budasanzwe ko njye nawe turi amahoro. Runaka ntiyagiye ntubizi. Hari n'abihumuriza ngo n'ubundi ngo tuzapfa. Ikibazo si ugupfa kuko n'ubundi ntabwo biri buhindure ko uzapfa. Ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo uzapfa urinde, uzapfa usize iki. Ko benshi batamenya n'abana babyaye.
wowe uzapfa uzize iki? Nicyo uzasiga. Muri iki gitondo nidusenga tubwira Imana ngo bya bindi byose twaciyemo wemeye ko tubivamo amahoro uhabwa icubahiro. Cyangwa niba warabitetsemo umutwe ukabona ubivuyemo ugasimbuka ukagera hano, ubwira Imana uti cyagenda arirwaniriye, ariko ubuzima bwanjye busigaye ntabwo nshaka kwirwanirira, ndashaka kugenda mu bushake bwawe, ndashaka kubona ukuboko kwawe kumfata kunyambutsa. Erega ubuzima turimo twese ntabwo twabuhisemo, ariko nanone kugira ngo ube umugabo, kugira ngo ube umuntu muzima urabiharanira. Kugira ngo ube uri uyu munsi urabiharanira, Imana ikagushigikira. Uyu munsi nturi umugabo, ntuzi bagenzi bawe mwagendanye ariko batabaye abagabo, ntubizi, none ko ari byo bahisemo benshi nibyo bahisemo. Ariko nagira nkubwire ngo nshuti, uko usenga ubwira Imana ngo nezerewe cya gihe mvuyemo kubera ko cyanyigishije byinshi. Nubwo icyo mpagazemo uyu munsi gikomeye, ariko icyo ndimo ndajyamo ni cyuzuye umunezero, kuko niyo ntawubona mu isi, mu ijuru nzawubona. Mu ijuru sinzabonayo abanzi banjye ukundi, nta n'icyo nzahabura mu ijuru. Nzashima Imana mvuze impundu ni haleluya haleluya. Nzarambura amaboko mvuge Imana haleluya haleluya haleluya. Shigwe hejuru kuko ndamahoro, shigwe hejuru ko ngeze hano, shigwe hejuru ko nanjye mbashije kubanesheje, nanjye nkaba ngiye kwambikwa ikamba ry'abanesheje. Ninde uri gusiganwa ariko? Ninde urimo arasiganwa kugera aho Data mushaka? Ninde uri gusiganwa muri iki gitondo? Rimwe na rimwe iyo dusenga hari ubwo dusengera abantu, tugasengera ubuzima abantu bakwiye kubamo. Umunsi tuba turiho dusenga, twibwira Imana ngo ababyeyi benshi bari kurira, bandi bagiye mu butayu gusenga, bandi rwose bavuga bati n'ubundi turya twasenze, reka dusenge turebe ko abana bajya ku ishuri, reka turebe ko abana baziga batari bubirukane. Nubwo bari mu ishuri ko bari kubirukana, bakeneye school fees, bakeneye amafaranga y'ishuri, bakeneye uniform, bakeneye kubaho. Kandi nibyo banatwara ababyaye. Rimwe na rimwe nubwo tutari dufite twaba tuvunikira, twe tuguye kuvunikira abo twabyaye, ukarira ugahangayika. Hari ubwo twashakishaga bigakunda cyangwa bikanga. Ndibuka kera hari ubwo kwiga byananiye, ndangije mbitekerezaho ndabona ibi bintu ntabwo byakunda rwose, ntabwo byakunda. Ndagenda njya hakurya haruguru yo kurazamu, hariya bita za mu Kinyaga, ruguru Karama, gakomeza ruguru za Kayanga, ukagaruka ino hino za Rubungo, ukamanuka mu Musave, Indera. Bose ndabasuje cyane. Mfata umwanzuro ndavuga rero ngiye gukorera amafaranga, ariko kwa guhitamo kwawe niho nakubwiraga. Erega uzaba we nabyo urabihitamo. Imana igashigikira ibitekerezo byawe, ukagenda bigakunda, byakwanga nyine ugafata ibindi, ntabwo ucika intege. Se mwaramutse mama, igitondo cyiza. None ndagenda akurumva mu bigaragara byo nari mutoye. Hanyuma ngo ngiye gukorera amafaranga, nkagenda nkafata isuka ngo ngiye guhinga. Ako rero ibintu hari igihe bicangana. Ubuzima, rega ubuzima tubayemo, ubu turiho turasenga tuvuga ngo Imana dushoboze tubwire tutabaye ikibazo, tugira amahirwe bwire tutabaye ikibazo, ahubwo dukemuye ibibazo. Noneho urumva mfata isuka ngo ngiye guhinga, ndahinga nkagenda
nkacumbika ahantu umuntu akaguha inzu ukayibamo ngo uzamuha imibyizi. Umubyizi uzi umubyizi uwo ariwo? Ahantu batazi umubyizi. Iyi si twayikubitiwemo inkoni nyinshi kandi ku isi twayiririyemo amarira menshi. Sinzi abahungu babiririmbye. Hanyuma nkagenda guhinga nabyukaga saa 12 ngira ngo kuzinduka ni ibintu byanjye. Agenda nkahinga saa 1, saa 2 zagera akazuba katangira kuva. Kandi kavuga nk'ubisisuka zingaye se. Abantu bakanyitegereza. Nyine wenda bani bavuga ati umwana arushya akiri muto. Biranga neza. Biranga pe. Noneho icyo gihe niba hasinze ahantu igeze kujya gufata umusiri wo gutema ibyatsi ahantu, gutema umukenke. Hari hafi yaho bita kurya Mariseri, hari abantu bahazerega ni hano hakurya za Rubungo, haruguru y'Umusave. Hanyuma genda kurya Mariseri, sinzi umugabo bitaga Noah yapatanya ahantu. Hanyuma Noah ndamusuje niba ari kunyumva. Icyo gihe ndagenda mfata umuhoro njya gutema ahantu niba bari bumpembe 18 ngira ngo, ariko umenya narahatemye iminsi nka 30 hafi kwezi, ariko naho harananira cyangwa yaje kunkuramo harashiramo ndabona ntazabishobora. Nkitekerezaho nkasanga ibintu ndimo nabyo ntago bizakunda. Ari nkagenda aho ngiye gusaka cyakaganga yegendere wowe nta sundi wowe wahinga. Se byose biranzira. Ndagenda njya muri Somazi, njya muri Minagri hepfo aho bita Kayumba hariya. Nahadembaga 500 ku munsi bibarangaye. Nago bakaduha tashe ngo niba ari ibifumbire duterura, niba ari biki nabyo ndabikora biranga pe. Bandi batura tuvunisha nanjye ndireba. Umva birananze. Hamwe ushobora gukora kwezi kugashira udashobora no kwigurira na kamambiri. Ubuzima my friend, ndagira nkubwiza ukuri ntiwibe. Ndakubwiza ukuri pe, ntiwibe ndakwinginze. Ntiwibe, ntiwicuruze. Wa mukobwa uri kunyumva ntiwicuruze. Wa musore uri kunyumva ntiwibe pe. Ntuteke imitwe ndakwinginze. Kuko niwiba ntago bizakunda. Ndakubwiza ukuri nta garanti nago. Nawe nujya kwicuruza sinkubeshye nta garanti nguhaye. Ni waba uri umupfakazi, waba wanabyanze, wabona niba byanze burundu abana barekire mu rugo. Ndakubwiza ukuri. Ndira nyine jya mu cyumba cyawe urire uvuze induru. Ibi umuntu ukubuza kurira niwe kibazo. Aho ujya ngo ujye kwiba wajya mu cyumba cyawe ukarira. Musi umwe nazamutse ndagenda nicara hafi hariya ku Kiliziya Karama. Hano hari Kiliziya. Nitekerezaho bara ntago bizakunda tu. Ndavuga ningiye mu murindi hasi ku isoko ngiye kukarata, ngiye basi ngiye nikorera imitwaro. Ari ibiti twari twatemye kurya Mariseri aho abanyururu bakundaga kuza gutema inkwi zo gucana abakimironko. Noneho niba naratemye imisingiriro y'ibishimbo tugomba kuyigurisha umukire araza arayireba. Agomba kuduha 2. Menya yaramaye 600. Agubera inzana y'imfite ndayafata.
nibwo naje rero ndicara ndatekereza nsanga ntago bizakunda, ariko ndavuga okay, singomba kwicuruza, singomba kwiba, singomba guteka imitwe, singomba gukora ikindi cyacyo cyose. Uyu biranze, reka manuka ku Murindi ngiye ku isoko, nabwo ngiye gushakisha. Nawe namanuka nabyo biranga, ndavuga ibintu byose biranze. Ako reka nkubwire inshuti yanjye, ntago nari nzi ko uyu munsi uzagera. Erega ibi mbikubwira kubera ko nzi ko uri kubinyuramo. Ndabikubwira kubera ko nzi ko uri kubinyuramo, cyangwa se wabinyuzemo nawe uramfasha gusengera ubirimo, cyangwa uramfasha gushima Imana kubera ko tuzi ko hari ibyo yakoze ku buzima bwacu bikwiye kubera abandi isomo rikomeye. Buri icyo uzaba cyo ugihitamo. Nago uwo munsi nago nari naniwe kuba naba nk'abandi bose bateka imitwe bakiba, cyane ko nta n'uwo ari kukumbaza ngewe se ko batavuga ngo ni mwene nde wapfuye. Akose kubera iki bitabaye. None ahoraga mbona ko hari igihe hari ahantu runaka ndimo nderekeza. Gusa isengesho nagiraga ryari rimwe najyaga mbwira Imana nti uzampe gutabaruka amahoro gusa, uzampe gutabaruka ntanduranyije, kandi na n'uyu munsi uzampe kugenda ntanduranije nta wumvuma, ugenda uvuma. None uyu munsi ugiye hariya n'urugero nkwaye nari muto, abantu baho bakubwira bati koko wenda bakanyibuka. Impamvu ndi kubikubwira no kubera iki, mfite ibyifuzo byinshi hano by'abasore banyandikira bambwira ko byanze neza neza, bambwira ko Kigali yabacanyeho umuriro. None twe yatse umuriro mubi ariko umuyede akorera 600 bakakunaga y'igikarayi. Sinzi umufundi wabonye byanze niba arankubise igikarayi mu mutwe, niba byaragenze gute. Ariko reka nkubwire impamvu, uko ubwo buzima bwose bukurikirana, uko bugenda ku murongo, uyu munsi ukubonye ntagatekereza ko ibyo bintu byabaye. Ndashaka kubinya ko ibyo bintu byabaye. Reka ako ndi kukubwira kubera iyi mpamvu. Hari ikintu Imana yakuvuzeho, hari ikintu Imana iri kuguteguramo, hari ikintu kizagirira abantu umumaro kiri muri wowe, hari ikintu kizafasha abantu kiri muri wowe. Icyo kintu Imana irakirinda nshuti yanjye. Kabone nubwo wagira unaniwe, urumva bene ubwo buzima hari abagira unaniwe ukicara no ku kiraro ugasinzira, wagira amahirwe ugasinzira udusozi dukeya, ariko Imana Imana irarinda ikintu kiri muri wowe kizagirira abandi umumaro nshuti yanjye. Ahubwo nugira ahantu ugera ukagira urwego ugeraho, uzavuga uti nibutse impamvu ndiho. Kuko uyu munsi dufite abantu bamaze gusinda umurengwe, bamaze kugira umugisha Imana yabahaye barasinda. Uri kunyumva? Uyu munsi abantu bafite umurengwe ntago bitaye kuri bene se, ntago bitaye ku by'Imana yabateguyemo. Cya kintu Imana yarinze muri wo gushaka kucyangiza. Uyu munsi aho unyura bakagukomera mu mashyi, ntago bazi mu myaka yatambutse uko yari imeze. None bagukomeye mu mashyi nawe urabyimbye, uzamuye intugu. Kazi yaka mba nkubwira nshuti yanjye, ariko ntago gusenga ntago ari uguhera mu gitondo uwo tubwira aratuzi aratwumva, ahubwo turibukiranya igishobora gutuma usenga, kandi ugasenga mu buryo bukwiriye. Ari ukubwira ati urwego ngezeho kamema, ari nkwiye kuvugana nabo, hari nabo ntakwiye kuvugana nabo. Arewe amaherezo y'inzira ni mu nzu. Uragenda ariko amaherezo ugera mu nzu. Hari ukuntu ugenda ariko amaherezo ukagera mu nzu. Ndabizi rero ko wa mubyeyi uriho mu mibereho mubi, sinzi mu mama twariho tuganira mu buhamya bwe, atubwira kuntu yashatse umugabo wa mbere
ari ibyishimo ariko avuga ati byari bimeze gutya, wa mbere avaho haza undi wa kabiri haza undi wa gatatu, none wamura mu maso ukagira ubwoba akavuga ariko koko Imana irinda abantu, irinda abantu, Imana ikurinda ibya mbere bya kabiri bya gatatu ugakomeza guhagarara uri muzima. Ariko nshuti yanjye hari ikintu kiri muri wowe Imana iri irarinda. Uyu munsi uri kurira, uyu munsi ufite umubabaro, uyu munsi ufite agahinda, turabyumva pe, uraterateranya bikanga, urashaka bikanga, ariko naba nawe uri gushakisha uri umusirimu. Noneho uzi icyo gihe uguse nk'umuntu wari unzi icyo gihe uyu munsi ambonye koko, wasanga icyo gihe yari umusirimu rwose. Abantu basuje cyane, abantu badukurikira bari mu tuduce tumwe na tumwe, kuko ubuzima bwarakurikiranye. Ndibuka nabwo kera ubwo nari umwana, turizakira mu ruziyo, turagira za Gakoni, abantu baho ndabasuhuje, ngira ngo nari mfuye umunsi umwe mu muhazi, ariko kuki ntapfuye? Ariko cyuyu munsi ndiho, noneho ngiye kuba ikibazo kubera ko ndiho, bangamira abantu bakabaye baguwe neza kandi ndiho, kandi nakabaye naravuye mu nzira icyo gihe. Ahubwo uyu munsi ni ibintu byo kwirata, mvuge none uyu munsi nkwiriye kubera runaka umugisha, nkwiriye kubaho uyu munsi ndi umugisha wa runaka kubera ko Imana yandinze integuramo ikintu gikomeye. Niyo mpamvu muri iki gitondo turi gusenga na nshuti yanjye, niyo mpamvu uriho uranyumva muri iki gitondo. Iyo biza kuba byararangiye icyo gihe ntabwo uyu munsi uriho uranyumva, ntabwo ndagera ku rwego rwo kumbwira ngo nibagirwe ngo ibyo mirimo. Arewe Dawidi nawe aritakuma yibutse, aritakuma. Dawidi ni icyitegererezo cyiza, ni urugero rwiza. Yibuka kera idubu zimumereye nabi, yibuka kera kuntu Imana imukoresheje ibikomeye, imucishije ahantu, none abaye umwami. Ariko uyu munsi nta n'ibintu birenze, uvuye iwanyu pfiyo, gira amahirwe ugera i Kigali wasanze mukuru wawe cyangwa bene wanyu bakeya baragufashije. Duze ko twe tutagiraga abadufasha, baragufashije, bamaze kugufasha ubonye udufaranga duke, ariko ugiye iwanyu bose wabakandagiye, bahinduye ivumbi, uri kubatera ivumbi, uri kubatera ibyondo muri ka gikumi waguze ejo. Ariko sibi ni iki mwogacwa, ntaho uragera, nta naho uzagera, kandi nta hantu namwe hawagera, nta rwego na rumwe ukwiriye kugeraho rwatuma wumva ko waciye ibintu. Hari ukunyuraho rwose akabona neza neza gufungiyeho amafero, kavuga ati kabaye uyu muntu wamugira minisitari ntiyakwica umudugudu. Umuntu nawe bamuha inshingano uyu munsi, bakavuga bati ugiye kuyobora inshingano runaka mu gihugu cyangwa se mu murenge, mu mudugudu, ariko ugasanga ibintu yabiciye byakobye. Umva yakwigisha, yavuga, yaza nko mu nama ho muri mu muganda n'ahandi, yavuga disikuru, ukabona ko arimo arivura igikomere kameme, yarakomeretse. Kera mwaramusuzuguraga basha, none uyu munsi ntago mwamusuzugura. Reka umunsi hari urwego ageze, wapi? Ntarwo. Isi ntikagushuke ngo nawe wumve ko hari ibyo ugezeho, ntabyo. Ahubwo ganira no babwira uti muri ya minsi yashize murabyibuka twiga mu ishuri, wambara umupira kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, nta kintu wambariyemo, ari umupira wonyine. Rimwe ribuzinga amaboko, ubundi ukayahinura, kambara umupira, kirinda gukina nk'abandi. Uzi impamvu ntamenye gukina? Ntabwo nari kwiga gukina cyangwa ngo mbikore kubera ko nabaga nambaye umwenda umwe. Ariko icyo mvuga ni iki nshuti yanjye, ubwo buzima bwose bwo guterateranya, uva mu gice ujya mu kindi, uzenguruka igihugu, umujyi ukakunanira, ukajya mu cyaro aho utazi, ukavuga uti ahantu ngiyeyo nzafatishirizeyo, bagera bikanga ukagaruka mu mujyi. Ndabizi ko uri kunyumverega,
ndabizi ko dusengana, usengera kwa runaka, kwa apostle runaka, usengera kwa bishop runaka, Imana yabagiriye neza, musengera muri church mumeze neza, ariko mufata akanya gato muvuge ngo data twibutse neza yawe kuva cyagihe, twibutse imirimo ikomeye kuva cyagihe, twibutse ko tutagiraga inkweto twambaraga ibirenge bikatumiraho, wabona wambara ikirenge cyo koza Imana izubwenge. Abantu bambara rugabire zigasaza n'ukuntu ipine ikomeye, ariko uribaza umuntu ugenda ku kirenge imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5, imyaka 10, ariko ikirenge ukabona kirakomeye wa Imana izubwenge kwere. Ariko inkweto z'umuzungu zirasaza. Noneho uzi imyaka wamaze utashobora kwambara inkweto nk'abandi. None uyu munsi umujyi wawe utwitse, urabyimbye umujyi kabisa, uratambuka rwose umuntu yaguso bite wahe makuru unanyimbuka. Araho twigeze duhura rwose ndamwibuka namureba, nta naharagera. Tuza nshuti yanjye iyoroshye gato, ubwira Imana ngo nibutse imirimo ikomeye. Kuba uyu munsi bampaye inshingano zo kuyobora abantu ntibivuze ko ngiye kubatsikamira. Umuntu bakamuha inshingano mu mudugudu bimwe navugaga, ariko ukagerayo ugasanga arakata intebe, uti narinje kubara ngo mume service. No, uretse gato uri kuri telefone. Tujye dusengera umukuru w'igihugu nawe afite akazi katoroshye, kuyobora abantu ntago ibintu byoroshye. Nawe waguha abantu ngo bayobore wabashobora. Twibuka aho Imana idukuye, twibuka aho Imana itugejeje uyu munsi, tubwira Imana ngo ibyo wakoze byari bikomeye. Ibyo turimo turaca uyu munsi, turimo turacamo uyu munsi, nubwo biri kudutera amarira, nubwo biri kudutera agahinda, urabizi ko umugabo wamukunze wamara kumukunda akakwangaza, akaguta ku gasi, akagusigana abana wenyine yarangiza akaza no muri uyu mujyi, yanawugeramo cyangwa se munawutemo yakwimura karitsiye, akagenda yigiza agasore, akabarongoye undi, nawe akaba ariko nk'uwo koko aririrwa gutera ikibazo kiki. Hangana n'ubuzima bw'abana bawe, ubwira Imana uti ngiye gushaka wo nikorera igikarayi, niba kinkubitaho na Emi bakimukubiseho, ariko uyu munsi ariho cyo tambuka ugenda ushakishe ayo ubonye yose uzuye aryo yamare, ibyejo bibara bejo ntukaburare. Abana rero kuba baziga cyangwa bataziga, ngira ngo Imana irayibona, ukoresha ubushobozi bwawe n'ibyanga wicarurire, nta kundi. Hago gukimwanga kurira bitwaye, genda urire nta kibazo, fungirane mu nzu yawe urivuza induru, uyibutse ibyashise gute, ariko nabyo ndabyibutse, nabyo ndi warabikoze. Mana ibi ntago byakunanira, birangira uri guseka, uri kuririmba izo mu gitabo. Tubyimana ikora biradutangaza, na nuwa bimenye uko biri, ariko icyo nzinu kwibyimana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzinu kwibyimana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose, mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane
mu ijoro. None se nari guhamagara umukuru wanjye ntagira, nari guhamagara data wacu utabaho, nari guhamagara shangazi ntafite, nari guhamagara nde, nari guhamagara wonkera utabaho. None nari kubwira ndetse mushiki wanjye udahari. None wowe ufite ikibazo, urabahamagara ntibakwitabe. Iyo bakwitabye bakubwira ko ari wowe wananiranye. Iyo ubahamagaye ntibakwitaba baragukupa. Niyo ugiye kubasura bakurebera ku ruhande, urirwa ujyayo kumara iki? Wakwifungiranye mu nzu yawe ugahamagara Imana itazi ukabyihorera, ukarira, bitwaye iki? Ubabaye nasenge. Nurira uzibuka iby'Imana yakoze, wibuke iby'Imana yakoze byose ku murongo. Ese nawe koko umuntu ashuti yanjye uraca mu bihe bikomeye, uraca mu bihe bigoye, uraca mu bihe bivunanye, ariko dufite abandi bamaze kugera iyo bagera. Erega nukubereye impamvu dufite bene wacu bari bafite ubuzima nk'ubwo twari tubayemo, bari bashonje, inzara yarabakubise, ariko uyu munsi bamaze kurya barahaze, bamaze kugera ku rwego bamaze kugeraho. Uyu munsi bafite imigabo n'imigambi, ibintu bikomeye bagomba kugeraho, ibyo gupfa no nta mpamvu. Kandi hari igihe cyageze bifuza urupfura, uribaza hari igihe cyageze tugambira kujya kwiyahura. Iyo ni indi story y'ubuta, ariko zereka nkubaza, niko ye ujya wibuka ko hari igihe cyageze ugashaka kujya kwiyahura? None uyu munsi reka ntunazi ko rubaho. Rwego umuntu amaze kugeraho. Ariko icyo nkubwira ni kimwe inshuti yanjye, usubiza amaso inyuma uribuka ko hari imirimo utarakora. Rimwe na rimwe hari imihigo abantu bahize ntago bigeze bayihigura. Ego waba warahize umuhigo ntuhigure kubera ko wariye ugahaga. Nugeze kumbwira ngo tujye kwiyiriza, ndaye navuga nta kareta, ibyo niyirije byahagije. Niyirije kenshi se siniyirije, uzinshura inzara yandiye shamu uyu mujyi. Arewe tukajya tujya kuvungura itaka ryo kumitaka ryo twirira. Arewe none ngo njye kwiyiriza, niyiriza ibikize? Genda ujye kwiyiriza wenyine ufite ibyo wiyirizamo. Okay, simumubwiye gutyo aragenda ajya kwiyiriza kambasetse. None nge nagiye kwiyiriza ntareba inyuma. Muzi nagiye kwiyiriza nge nta no wambwirije, ariko nibyo nanjye nkubwiye. Narifashe ntekereza imirimo y'Imana, ntekereza aho mvuye njya kwiyiriza ntafite icyifuzo. Ndagenda njya mu musozi pe, njya gusenga mbwira Imana mva ntago nzanywe n'ibyifuzo, dore aho nahereye. Umva nje gushima, nta kintu kindi kinzanye. Nawe rero ariko bwira Imana ngo ndibutse ko hari aho navuye. Kandi ibi nta handi tuzabimenyera, nabyo tuguye kubimenyera mu mbuto n'imirimo yawe. Kubana na bene so, kutambuka muri bene so, ko wirwa batera urwondo, ntawe wahari ufite ngo abantu babaye babi, wowe se nturi mubi. Ariko sha Imana ibagirire neza, kandi Imana ikomeze kubambika imbaraga. Mutinyuke mushira amanga, muhamye imirimo y'Imana, by'Imana yakoze ku buzima bwanyu, mubibwire n'abandi. Ngujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye. Nawe ushobora kugenda ukabwira abandi by'Imana yagukoreye, ikintu bitwaye. Ariko impamvu yo kubivuga nanone n'umutima ubigutera. Urumva nkanjye icyo gihe numvaga nta mpamvu yo kwiyiriza, ariko ndiyiriza ibiki? Ariko ngiye kumva numva disi mfite gahunda yo kwiyiriza, numva umutima urabishatse, numva umubiri. Uribaza? Imana ikugire neza, Imana ikwambika imbaraga. Ni ngombwa mu isi tugomba kwirukanga dusakisha, ariko ntabwo ari ngombwa ko duteka imitwe kugira ngo tubibone. Kubera ko iyo duteka imitwe naho tugeze ntitwajyaga kuhagera, cyangwa twajyaga kuhagera dufite imivumo itiri inyuma idukomanga itwishyuza, tuvuzaho induru. Ako ntabituvuzaho induru. Abantu muri iyi minsi bashaka kugaragara neza inyuma, ariko imbere imitima yabo irasya. Uriya ntago umutima urya ruswa, rega nawe babwiye, ntago umutima warya ruswa. Ibyo wakwigira byose umutima uzajya kwibutsa. Iwanyu reka ntuhibuka, reka ntiwanahatekereza, ntiwanajyayo. Reka
ariko niyo ugiyeyo disi we ujyayo n'imodoka disi yo kabatera ivumbi n'icyondo. Ngo mama rero bene wacu bamaze kurengwa bagera ahantu hakomeye buzura umurengo uyu munsi baratuma Imana itadukorera ibitangaza bisigaye ngo bive mu nzira kubera ko bageze iyo mbere bararenzwe baradusenye. Ariko muri ibyo yaravuze ngo kubana kwabo kwiza barahugurana kugira ngo batagwa mu cyaha. Ngira umugisha muri iki gitondo kuganira nawe tubwo twari turimo dusenga. Dufata akanya ko kugira ngo tuganire dukore ku mitima twongere kwitekerezaho ture mu mitima yacu. Imana ikugiriye neza ikurije indege uyu munsi uri kunkurikira mu bihugu by'amahanga. Twe ntituzi uko hasa wenda abagukurikiye batazi uko hasa. Yibaza wakawegereyo ukaba ambasaderi mwiza ukavuga uti nabonye Imana yankoreye kuva kera iwacu iyo tuvuka nta n'uwaguze n'igare nta n'uzi no kuryicara ariko ngewe nsigaye nicara mu ndege buri munsi. Angiza ngo n'ubwenge bwawe uzabize sha bafite za PhD birwa bari gukora akazi ko mu rugo. Hari umukobwa twigeze kwakira mu rugo iwanjye gira ngo umukobwa ukora iwacu ngira ngo ejo bundi twari tuganira mbwira ko yize secondaire yavuye i Burundi ndagana icyo re ndi gukoresha umunyamashuri mu rugo hano none uri kugakora uraho abyimbije umutwe ngo nakaze ka mu rugo Imana ikankuremo ikagukunime kujya neza aho ujya uzashobora menya aho ujya naho uvuye. Rero nakubwira uri mu rugo kwa boss munamukorera ukwiye kumwereka umuntu ari boss wawe kuri kumukorera nko waje mu kazi ibyo kuba ari akazi ko mu rugo basanga urusha boss wawe umurusha umushahara ibyo bitwaye uzi ifunguro rya hano hanze ukuntu rihenze ayiwe byihoreresha uzi inzu Randi Road hano hanze ukuntu yishyuza none wowe ibintu byose birimo birishyurwa uraho twe twagakoze badukubita tujya ku ishuri banatumenaho amazi akonje. Ikibazo ni ugusuzugura kandi nanone ntabwo uri gusuzugurwa kuko ugusuzugura nawe umenye ukuntu yageze aho ngaho byaba ari ikibazo. Erega ikibazo ni nta kindi ariko cy'abantu batumva ikibazo ni uko umutima wawe n'umutwe wawe bitari guhuza ngo ureba aho uvuye ureba aho ugeze. Kabone nubwo warabavukiye mu byo biryo tuvuga by'usirimu ukabukuriramo iyo mibabara abantu bavuga ukabutayizi ibyo wabyirutse twara imodoka ariko sinakubwiraga ejo umwana umwe igeti wambwiraga ati ko navutse nuko nakuze byose ni sawa ariko ndashaka kwiyahura kubera kuntu munda ndi kuribwa. Bandi bana bavukiye mu biryo ababyeyi babo babitaho babaha ikintu cyose gishoboka ariko barwaye depression barwaye agahinda gakabije. Iyo muganira akubwira ati ngiye mfite irungu se mama ndamuzi mama mubona ryari se mama ko abyukira muri business kugera ku cyumweru na papa ko ntabazi icyo nzi ko ari umuziki shere wanjye n'imbwa twibanira mu rugo nawe uribaza ukira ngo bavuga bahuye n'imibabaro abakureye mu bwo buzima bwiza bo ntibakeneye kuvuga imirimo y'Imana cy'Imana yabakoreye ko Imana yamukijije niyo ndwara ko Imana yamwishyuye no amashuri nubwo bayishyuye neza ariko yari umuswa se nubwo byarangiye neza umubyeyi wararira kuko uyu munsi umwana yarangiritse nubwo agira gutya ngo dushime Imana ngo umwana abonye visa ababyeyi benshi bati mwana wanjye byabyiza agiye kwiga Canada n'ubuzima bwiza kuko akagenda yagera ejo kaguhamagara ati urakitwa mama se reka ndakuzi se taka akakwiga reka da kandi uri mama cyangwa uri papa kaguhinduka neza gasigara uraho agahinda kakwishe umutima wuzuye amarira ndikubikubwira kuko mbizi ndikubikubwira kuko izo kese duhura nazo yo dusengera abantu. Ingenda kuganirira ku buzima bwa buri munsi abantu bacamwo hano hanze
nimujya gusenga, nimujya gusengera abantu, nimurebe ikibazo gihari, murebe impamvu y'icyo kibazo, mugisengere muvuga muti data mwiza wuzuye impuhwe nyinshi n'imbabazi, urengera ababyeyi buzuye amarira, abana babo barabyirutse, uyu munsi yakabara umubyeyi avuga ati nanjye ngiye kubona umukazana, ngiye kubona umwuzukuru, ariko birarangira umwana abaye umutinganyi, birangira umwana abaye umusinzi w'urumogi, n'amafaranga wamutanzeho, agahinda karimo karagukubita kuri vora y'imodoka nge ntazi na vora ibyo ari byo. Yego mama rero akabi gasekwa nk'akeza, ariko icyo nzi neza kintera guseka no kwishima nuko mu ijuru hari Imana ishoboye byose. Mu ijuru hari Imana ishoboye byose. Bashiki bacu se birwa bidandaza ku bagabo bari aho, nabo ntazi ibitekerezo byabo, ariko ubundi wazasanga ari mwishywa wawe. Katwitahire. Mwakoze cyane, Imana umugisha. Iby'uyu munsi ni iby'uyu munsi, n'iby'ejo ni iby'ejo. Ubwo nyine iby'uyu munsi ni ibi. Data umugisha igihugu cyacu n'abanyarwanda muri rusange, aho batuye ku mudugudu, bahire, ubambika imbaraga kugira ngo babashe gutsinda ibibavuna, ibibarushya, ibibarwana nabyo, kandi umugisha umuntu wese ku mudugudu ahatuye, umugisha umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda birumvikana, ariko iyo umuyobozi wacu afite umutekano, umudendezo, aguwe neza, afite amahoro n'umuryango we, uwo munezero ugera ku muyoborwa uwo ari we wese. Umugisha rero mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo isi yose irimo iramusomamo umucyo, ayimurikire, kuko umuhaye uwo mwanya gihe cye, ku mwanya we abashe kuba isi ivuga ngo turakwigiraho ibi ngibi. Niko dusengera abayobozi bose b'igihugu kugera mu nzego z'ibanze, kugira ngo umuntu wese yifuze kubera isi umucyo, amurikira isi, kuko abonye uburyo bwo kuba yamurikira isi. Ndetse na bene wacu bari hanze y'igihugu bakwiriye kuba bwaba ari abanyarwanda bujuje ubunyarwanda, kandi bafite indangagaciro z'umukristo z'umunyarwanda, kirazira z'umukristo ku munyarwanda, babe icyitegererezo muri rubanda, aho bagenda mu mahanga, mu byo bakora, mu bizinesi, mu masomo, mu banki n'amahanga, kugira ngo isi ivuge ngo koko umunyarwanda Imana imushize hejuru kugira ngo amurikire isi. Ibyo rero tuzabigiramo uruhare bihereye muri twe mu mudugudu, aho umuntu aharanira kumva yaba icyitegererezo. Abantu bafunga imitwe, bandi bakagira kamere, ariko wakwica kamere ahubwo ukabyutsa ubumuntu mu bantu, abantu bakagira ubumuntu, abantu dufite ababishops, dufite abapastors bashaka ko tububaha ngo n'abakozi bawe, ngo tubakomere mu mashyi, ngo wabahaye icyubahiro, ariko nta bumuntu bagira, baragusubiza nkaho ari intare muhuye, aragusubiza nkaho shaka guhanura umutima wawe. Reka umuntu wese mu isi abicyitegererezo kuri mugenzi we, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abarwayi basange mu bitaro, abarwariye mu ngo, disi ntago ukiza malaria ngo unanirwe kanseri cyangwa diabete n'ibindi byose, n'igifu n'imitwe bidakira, n'abarozi kandi baturoga. Mu izina rya Yesu Kristo, abohereza imyuka y'imihuherano, abohereza imyuka yo guhora, bajya mu bapfumu, babandi bajya gucunisha, babandi bajya mu barangi, bo bose mu izina rya Yesu turaterariza, turananiza iyo myuka yose kugira ngo iburizwemo, nabo bakizwa, ahubwo bamenye ubuntu bwawe, batungurwe nk'uko Sawuli yatunguwe. Icyubahiro kibi cyawe mu isi no mu ijuru, ubu n'iteka ryose. Uhira umuntu wese rwose, ubwo tuvuga ko icyubahiro cyawe gikwiriye muri twe, ari nawe undi yirukanka mu gataro hano hepfo, n'ingutiya n'ibitenge n'ibiki byose, yiruka hano hepfo muri utu dukaritsiye twose bashakisha Nyabugogo n'ahandi, bagire neza. Buriya nabo bagira agahe ko kuvuga ngo Mana tuributse, we tuributse. Umuntu wese uri kwibuka imirimo, mukomereza imbaraga kugira ngo ejo abiganize abandi nabo barushaho gukomera, kandi ntihagire umuntu wibagirwa. N'ukuri abantu benshi barafata umurengwe bakibagirwa, kandi ubwo bibagirwa baradukururira akaga nanone, kandi
icyubahiro kibi cyawe ko wumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe imbaraga ushobora gukomera. Wowe ujya mu kazi, Imana igendane nawe utagafite wihangane. Shobozi wo kwitwa umwana w'Imana uniwe yise izina ryawe. Twakira tugira akanya tugasengera ibyifuzo by'abantu kubera ko twahawe ayo mahirwe. Ako umuntu niba agize umugisha wo gusengera abantu arabyirata cyangwa nta mahirwe agize ahubwo abo ngo hari abishyuza. Imana igushigikire, abantu bose bagira amazina akomeye, nta muntu n'umwe rwose ukwiriye gucuruza impano y'Imana. Urashaka inama, urashaka gusengerwa, urashaka gushima Imana ibyo yakoze, urashaka dufatanya amashimwe. Hari benshi rero hari benshi batabibona, ariko twe tugira umugisha wo kubibona. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ushobora gukoresha telefone rero 0788 60 50 44. Ni 0788 60 50 44. Unyandikire kuri WhatsApp, ariko nyandikire kuri WhatsApp. Tubane mu rubuga rwo gusenga no gusengerana no gusangira ibyifuzo no gusangira amashimwe. Ababyaye cyane cyane n'abazabyara. Iyo mwashima ko yabyaye n'undi abazabyara, ariko iyo mwashima ko yabonye umugabo n'undi bazamubona. Ushaka kurongorwa se, urumva witeguye? Imana iguhe umugabo. Nawe se wa musore we, ushaka umugabo, urumva wujuje inshingano zo kuba umugabo, nawe Imana iguhe urugo. Ariko rero ugomba kwitegura. Benshi ngo bazi ngo buriya nta mafaranga, ngo ni ubushobozi. Oya, kubaka urugo no kwiyemeza papa. Kubaka urugo no kwiyemeza ntabwo ari ukugenda nk'uko abandi bagenda. Reka Imana ibashyigikire rero. Turaguha inama, turasengana nawe, turabana mu gihe cyo gusenga. Nukoresha WhatsApp nibyo byoroshye, ariko bari no kubwira ngo simfite WhatsApp, nayohereza ubutumwa busanzwe 0788 60 50 44. Iyo nimero nyiguhaye kubera ko ushobora kuba wahamagaye ntihagire ukwitaba kandi nawe ufite ikibazo. Ibi nta kindi mbikorera. Hari igihe ufite ikibazo gikomeye, niyo wasanga umuntu wenda ari busy, ejo ukongera wasanga ari busy, ejo undi ukongera, kubera ko abantu bari benshi, ariko nawe ukabona ayo mahirwe yo kugira umuntu muganira. Uriya dufite abantu benshi bagira ikibazo cyo kuba badafite abantu baganira ngo bababwire ikibazo uko kimeze. Imana umugisha, Imana ibageneze. Njye nari Kuzo Emmy, kandi n'ejo bundi turakomeje kugira ngo dukomeje gusangira iby'Imana iduhaye, kuko ari umugisha. Hari abatagirirwa amahirwe yo ko twe turayagiriwe.